icumi n'amaturo ari by'umuntu nyine aboneramo ijuru bakakubwira ko ibintu bikorerwa ariko nshima Imana ku bwa Yesu witanze ku bwanjye akemera kwambara ibyaha byanjye agapfa none rero ntangiye kumuhamya imbere y'abantu ku bw'aya mazi Imana ishimwe amen amashyi mwegere nahise wabaye umushaka kwambara bya bintu byanjye byose nari mfite umuntu Yesu yabitanze gufasha ibyaha byawe akishyura noneho nyine aranyitangiye azirukana ubugingo bwanjye naje n'ubugingo ubwo nawe uri umukiranutsi none si uko kugira wabyizere ntabwo wakoresha icyaha ndagikora ariko kubera ko Yesu yanyitangiye nagikoze ariko kumwaka kurangiza ukaba warikorera ariko nkimara kumenya ko Yesu bya bindi byose yabyitangiye akangabarira ibyaha nahise numva ko nanjye ngomba kumwizera iyi saha n'uyu munota nkaba ndi kubihamya ko ari umwami n'umukiza wanjye igihe cyose komeza mbyumva nibyo rwose kandi ndashima Yesu kuko yambereye umucunguzi w'ubugingo bwanjye nari ndiho ndi umunyabyaha nshakisha imirimo yabasha kwicuza ibyaha ariko ntayari iriho kubera ivuko ryanjye ribi ryo kwa Adamu nari mvutse ntatiye urupfu rwo kuzarinda iteka ariko naje kumva ubutumwa bwiza menya uburyo nabaye umunyabyaha menya n'icyangiza ibyaha umuntu akizwa ibyaha yizeye Kristo nta yindi mirimo yiwe ashakishije ahubwo ari ukumwizera nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwanjye ndamwizera mbana nawe nzukana nawe uyu munsi rero ndi hano mpamya ko ntari umunyabyaha ahubwo ndi umukiranutsi ubeshejwe kubwo kwizera Kristo igikorwa gikomeye cyane yakoze ku musaraba akamena amaraso kugira ngo njyewe wari uciriweho iteka nanjye mpabwe ubugingo buhoraho kubwo kumwizera uyu munsi rero cyo gusezerana nawe isezerano rishya ry'uko ntakiri uwo kwa Adamu ahubwo ndi umwana w'Imana yesheje kwizera igikorwa Yesu yakoze ni uwo munezero ufite